meze neza. Mbifurije umunsi mwiza kandi Imana igume ibane namwe. Uyu munsi ngiye kuza mvuga ku muvandimwe wambajije ni gute umuntu yakwandika sponsorship letter cyangwa ibaruwa ivuga ko umuntu azagufasha kukwishyurira amashuri cyangwa azagufasha kugira ngo ubashe kugera mu gihugu ushaka kubamo mu gihe ugiye kwiyishyurira. Ibi ntabwo bireba umuntu uzahabwa scholarship cyangwa uzahabwa sponsorship n'igihugu cyangwa n'ibihugu by'aho azaba agiye kwiga. Ibi bireba umuntu uzi ko azaba agiye kwiga yishyurira kandi azakenera sponsorship letter. Rero ibaruwa nta kindi nta forumire navuga ihari, ni umwirondoro wawe, ni ishuri ugiye kwigaho, ni igihugu ugiye kwigamo, ni amazina yawe, ni indangamuntu yawe, noneho tukarenzaho kujyana kwa noteri. Aho mbiherukira kuko ntabwo buri gihe mpora mbikora. Aho mbiherukira twabijyanaga kwa noteri, public notary, ntabwo ari noteri usanzwe wo mu murenge cyangwa wo ku karere, ni noteri wa minijisiti, niho twabijyanaga. Birumvikana ko ubu ushobora kureba ukavuga ati bitewe, ukareba niba bisigaye bijya kwa noteri, ndumva byarishyurwaga 5,000, ukareba niba ariho bijya. Rero reka dutangire. Ikintu cya mbere kigomba kuba kiriho ni itariki, date rero ushaka wayandika bitewe na forumire ushaka kuyikoreshamo, noneho ukandika student name, izina ry'umunyeshuri ninde, amazina yawe Paul wenda. Sponsor name ni wenda izina ry'uwo muntu ugiye uzakwishingira, niba ari papa wawe ukamushyiraho amazina y'umubyeyi wawe. Then sponsor relationship to the student, ku munyeshuri isano bafitanye ni irihe, ni wenda ni papa, ni father, ni wenda ni uncle, so bizaterwa. Ariko aho mberukira ubu iyo utanze sponsorship letter cyangwa iyo utanze iletere ya sponsorship, niba ari onkle wawe mugomba kwerekana ko mufitanye amasano. Kuko mbere umuntu yaragendaga agafata undi muntu akakwemera sponsorship letter ariko nta sano umuntu afitanye, wenda mukiyita onkle kuko nta hantu bari gupfa kubiverifiya. Ariko uyu munsi niba mufitanye isano, ni ukuvuga bashobora kubaka mwese amatestation de naissance cyangwa hari amatestation mu murenge abamo yerekana ko mufite ahantu muhurira. Rero niba hadahari, niba ari onkle wawe, ni ukuvuga ngo mama wawe cyangwa ababyeyi bawe, umwe mu babyeyi bawe aba afitanye icyo apfana n'uwo mu onkle wawe. Biroroshye kubiprova. Rero mbere ntabwo ariko byari bimeze. Uyu munsi ni ukubicekinga. Ikindi, so tugatangira. Nabivugaga ejo, utazajyana ibaruwa ivuga ngo ni uncle cyangwa ni tante cyangwa ni auntie cyangwa ni father cyangwa ni brother in law mudafite ahantu muhurira. Niba mufitanye isano, hari umurongo bigomba kuba bigaragariramo. Ntabwo wapfa kuvuga ngo umuntu ni onkle wawe mudafite ahantu muhurira. Niba ari onkle wawe, ababyeyi nk'uko nabivuze baba bagomba kugira bagomba kuba bafite ahantu bakonegitiye. Niba ufashe birth certificate y'umubyeyi wawe n'uwe, nawe iyo akayizana bihita byerekana ko abo bantu bafite amasano. Rero icyo kintu kigomba gusobanuka mbere y'ibindi byose. Niba urimo gutekereza umugaranta, umuntu uzakwishingira, ugomba gutekereza yuko uko nyine bisigaye bisa nkaho byakazemo gake gake. So hano hagatangira then izina, yarangiza akavuga ubwenegihugu afite, niba ari umunyarwanda icyo bishatse kuvuga, agashyiraho nimero y'irangamuntu, agashyiraho nimero ya telefone ye, agashyiramo na email ye ko ubifite. Ibyo byumvikane ko ubifite.
yarangiza agashyiraho n'ahantu aherereye, niba ari Kicukiro Kigali, cyangwa niba ari Gasabo Kigali, niba ari Nyamagabe mu majyepfo Southern Province, niba ari aho ariho. Ubu nanze kubigira birebire. So I herewith confirm that I will cover all the expenses for my nephew. Ndi hano ndemeza ko nzishyura cyangwa nzita ku bijyanye n'amafaranga yose azakoreshwa y'umwishywa wanjye, amazina y'uwo mwishywa cyangwa amazina y'uwo mukuzine, niko navuga, cyangwa bitewe n'isano, ntago cyangwa y'umuhungu wanjye cyangwa y'umukobwa wanjye. Ufite nimero, amazina ye, nayise Jesra, ariko ubwo wowe wakwandika niba ari Mukarukundo, niba ari Dativa, ubwo washyiraho amazina yawe. Ufite nimero ya pasiporo, nimero ya pasiporo biba biri kuri ya pasiporo yawe, ukayandikaho during his studies or her studies in masters in management. Ni urugero nafashe, ariko ubwo urumva ibyo aba agiye kwiga biba biriho, cyangwa masters in computer science, just nk'urugero masters in computer science, ukandikamo masters computer science. So ubushaka wabyandikamo, nanjye gushyiraho ibintu ariko ndabona hari noneho ishuri agiye kwigaho, at name of university, maybe University of Toronto, University of Cambridge. Noneho address, this can be replaced by address, na aderese y'aho iryo shuri riherereye. Maybe ni hano Uritsa, ni umuhanda, hano niko muri Polonye bawita street name, street address. So byaterwa, hano kenshi mu bihugu byateye imbere imihanda bifite amazina. So naho rero ukandikaho ugendeye ku izina kuri address, full address y'iryo shuri riherereye muri kapitale, wenda niba ari London, niba ari Paris, niba ari Paris France, niba ari Bruxelles Belgique, ntago mbizi, cyangwa ari Romania Bucharest Romania. So bizaterwa. So warangiza, the sponsorship include tuition fees, living cost, zaba ziri associated with her or his study period. So nuko wabivuga, bivuze iki? Bivuze ngo nawe wakosora iyawe. So then akadomo, then I have touched my bank statement to show that my financial situation will allow me to honor my commitment for the duration of Mr. or Miss studies, and does support him within his long project to continue his masters or bachelor degree. Bizaterwa, nka hano navuze masters, ashobora kuba umuntu agiye kwiga bachelor, so icyo gihe ubwo uzashyiraho bachelor degree. So bizaterwa n'icyo umuntu azaba agiye kwiga, then ugashyiraho akadomo. Na hano inyuma nashyizeho bank statement yanjye yerekana ko mfite ubushobozi bwo kuba nafasha uyu munyeshuri witwa kanaka mu masomo ye, no kuba namufasha guhuza n'intego za projet cyangwa za masters, z'amasomo agiye kwiga ajyanye na masters. So muramutse, if you have any question, please don't hesitate to contact me by using the contact information listed below. Muramutse mukeneye, ariko hano muramutse mukeneye kugira ikibazo mumbaza, nimutindiganye kumpamagara, kumvugisha kuri contact na information nashyizeho hejuru. Hano harimo ikosa byakabaye biri above. So hano muzandikamo above, right? Hano no gushyiraho above ko biri hejuru, ariko wowe namutse wabishyize hasi wabishyira hasi. So ariko umuntu hano ashobora kwandika hano yarangiza nyuma agashyiraho imyirondoro. So ubwo ni impamvu nuko kuntu nabikoze. Ariko then any support to facilitate the formalities for obtaining his student permit
to name would be highly appreciated. Hano mugasoza muvuga ngo support yakenerwa kugira ngo ibintu byose bikenewe kugira ngo umunyeshuri abashe kuba yajya kwiga ku ishuri iri n'iri mwaba mukoze. Ni nko gusoza dusaba mu gihe mwaba mumuhaye ubufasha ubu n'ubu n'ubu twaba tubashimiye. Yego mu kinyarwanda niko cyiza bavuga. Mbaye mbashimiye mu gihe ntegereje igisubizo cyanyu cyiza. Niko hano mushaka mwasoza. Kuko rero atari ibaruwa isanzwe wenda ngo usoze with best regard, ushaka wasoza best regard cyangwa you're thankful cyangwa since yours, but ibyo ni ibindi. So nahisemo kubyoroshya mpitamo ko umuntu yabisoza gutya. Ibaruwa ntabwo ari official letter cyane, wenda kuko ibiri buze kujya mu buyobozi, ushaka wayisoza gutya. Uramutse ushaka gushyiramo improvement, we appreciate that. Ushaka gushyiramo comment, nta kibazo. Yarangiza umugaranta wawe akandikaho amazina, yarangiza n'itariki 11 August 2024, maybe 2025. Yarangiza agasinya, yamara gusinya kwa noteri wo muri Minijust. Ibi bikorwa na noteri Minijust, ntabwo bikorwa na noteri usanzwe, kereka barabijyanye na fete, ariko mbere byabikorwaga muri Minijust. So urumva ari umurundi urimo kubyumva, ubwo ni Minisiteri y'Ubutabera. Twebwe i Kigali ikorera Kacyiru ku Kabindi, usa nkaho ugana kuri primatire, mu nzu ikoreramo Minisitiri w'Intebe, ni ahagana hepfo niho ujya bakagufasha, ukishyura mu irembo, ndumva ari 5,000 niba mbyibuka neza. Ukeneye kopi 2 ubwo ni 3. So ndumva nta kindi. Waraba afite ikibazo yambwira. Iyi baruwa rero niyo ufata ukayijyana ukafata nk'uko twabivuze. Hano ushobora guhinduramo andi magambo, ushobora kuvuga I have enclosed my bank statement, I have touched my bank statement. Ni amagambo muri official letter akoreshwa, cyangwa hano ushobora kutavuga enclosed, ahubwo ukandika ndabyandika gute, ukandika enclosed. So uramutse udakunze uko nabivuze, wakwandika I have enclosed my bank statement. N'andi magambo ushobora gukoresha, biterwa n'uburyo ugiye gukoresha, ariko nabwo barakoresha. So kuko ari ibaruwa, ushobora kuvuga I have touched my bank statement to show that my financial situation will allow me to support. Hari andi magambo ushobora guhinduramo. I have touched my bank statement to show that my financial capability or my financial situation will allow me to support this student and able to meet her or her goal, her career or her study goals. So si ngombwa gukoresha amagambo uko nayanditse 100%, ushobora kuyahindura, ushobora kureba indi format nziza, ariko ni uko igitekerezo kiba kimeze. Mu musozo navuga ngo iyo wanditse sponsorship letter, hari amakuru y'ingenzi ugomba gushyiramo. Amakuru y'ingenzi ni umugaranta wawe, imyirondoro ye, information hagize umukenera yamubonaho, nimero ya telefone, email ye, aho aherereye. Warangiza agashyiramo n'umunyeshuri we, nimba imuranga, ibyo agiye kwiga, na adresse z'ishuri agiye kwigaho, kuko birafasha haramutse habaye ikibazo bamenya ishuri bavugisha. Hano ni ibi nanditse, ibi bintu wabisimbuza adresse. Ibi wabisimbuza adresse z'ishuri ku ibaruwa, ku ibaruwa baba baragwaye ku ishuri, eligibility letter, biba birimo adresse z'ishuri, ziba zirimo. Izo official address nizo ukoresha. Ibi wabisimbuza adresse. So nagira ngo rero
ni ibi by'ingenzi uba ukeneye, ibindi ndumva nta bindi rwose, nta bindi uba ukeneye, nta bindi ukeneye, ibindi ni ibi. Reka nyisikororinge apu kugira ngo umuntu yongere ayirebe. So muri wadi uko nayanditse ni uku, muri wadi uku nayikoze, so ubwo nawe ni uko wayigira. Oh my goodness. Okay. Muri wadi kugira ngo nyigabanye umuntu abashe kuyibona. Okay. Letter of sponsorship, hano mbibutse ko udaca umurongo kuko uba washyize mu nyuguti nkuru kandi bitsindagiye, ntabwo ari ngombwa guca umurongo, ushyiraho amazina yawe then ugasoza uprintinga urupapuro. So ndabashimiye rero, Imana ibarinde kandi nizere ko biri buze kugira umumaro. Rero reka dusubire mu kiganiro gikurikiraho. Ufite ikibazo, ufite igitekerezo, ufite icyo ushaka kumbaza, nibwo nasinzi byinshi, nanjye ndiga, hari byinshi nanjye nkeneye nakwigiraho. Ufite igitekerezo ushaka kumbaza cyangwa ufite inyunganizi, washyiraho comment. Ufite ikiri private, nashyizeho nimero kuri nazishyizeho hejuru muri description kuri YouTube, wanyandikira. Ntabwo mu by'ukuri mba mfite iyo telefone cyane, ariko nzageragezaho gucekinga nka rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru ngusubize. Ninaramuka ngusubije ako kanya, ntuzabifate nk'aho ari ukugusuzugura, ahubwo niko nadakunda gukoresha WhatsApp cyane. Rero ibindi reka dusubire ahagaruka, nakagaruka. Imana ibarinde ibihe byiza.